Yesu ashimwe inshuti z'umusaraba nongeye kubasuhuza mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Imana amahoro nikomeze kuba ku buzima bwanyu kandi nikomeze kubagirira neza. Dusomye ijambo ry'Imana rigaragara muri Ezekiyeli ibice 4. Atubwiye amagambo akomeye, aratubwiye ngo maze arambwira ati dore amabyi y'abana b'abantu nyagukuyeho. Amabyi y'abana b'abantu Imana yagukuyeho mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Aravuga ati, ijambo rikomeza ritubwira amagambo akomeye, aratubwira ati dore nguhaye ibisheshe by'amase y'inka aba ari byo utekesha ibyo kurya byawe. Imana wo mu ijuru ihabwe icyubahiro. Wowe rero unyumva ugiye kuzamura Imana icyubahiro ko bitewe n'imirimo Imana igiye gukora ku buzima bwawe, kuko niba umaze kwisobanukirwa ukamenya neza n'icyo iri jambo rivuze, ugiye kwakira ubutsinzi mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Ezekiyeli rero Imana imuhamagara mu bihe bikomeye, imuhamagara mu bihe bari mu bunyage, ubwoko bw'Imana bwari bwarajyanywe, ariko bitewe n'uko ari Imana bigize nk'ubushake. Birashoboka ko ibiri kukubaho byose ari Imana bigize nk'uruhare cyangwa ikabigira nk'ubushake kugira ngo ikwigishe kandi iguhugure, ikumenyeshe iby'ubwiru bwayo. Hanyuma rero ihanganira aho utinze, Yesu niwe ugiye kuza kuhagukura. Ihanganire ubuzima uhagazemo muri kino gihe, Yesu niwe ugiye kuza gukora muri ubwo buzima. Ihanganire imibabaro urimo gucamo, Yesu niwe ugiye gukura muri iyo mibabaro. Ihanganire agahinda ufite, Yesu niwe ugiye kugukiza ku gahinda. Amarira yo urayagwije ni menshi, urataka ku manywa na nijoro, isaha ku yindi, umunota ku wundi, ufite kwiganyira, ufite kuganya, uri kwibaza ngo bizagenda bite, mbese bizarangira bite, mbese uru rugendo nzarusoza gute, ko mbona ngiye gupfira mu kigeragezo. Ariko reka nkubwire ngo humura, ntabwo ugipfire mu kigeragezo mu izina rya Yesu Kristo. Yesu yaratsinze, afite imbaraga. Yesu aratabara, Yesu agiye kukurengera, Yesu agiye kukwitaho, Yesu yongeye kandi kukugirira imbabazi, yongeye kandi kukugirira ubuntu. Niyo mpamvu avuze ngo dore amabyi abana b'abantu bagusize, dore isura mbi abana b'abantu bagushizeho, dore icyangiro abana b'abantu bagushizeho, dore kasike mbi abana b'abantu bagushizeho, dore uruvugo rubi abana b'abantu bakuvuze. Lesti etando de fone mayasa, aravuze ngo agiye kubigukuraho, aravuze ngo abiguhanaguyeho, aravuze ngo ubwo burwayi yabukuyeho. Le postandi divone mayasa, igisebo wagize Imana ikigukuyeho, umubabaro wagize Imana igukuyeho, agahinda wagize Imana ikagukuyeho. Desti efone mayasa, tujya tugira abantu bateranya abantu mu kazi ba desti enema, nawe ushobora kuba uri umwe mu bantu bateranyijwe mu kazi. Ayo nama bagusize. Lesti ekotande devone mayasa, birashoboka ko wagiye gusaba serivisi bitewe n'amabyi akuriho, iyo serivisi ntikunde, ariko Imana iravuze ngo dore amabyi abana b'abantu bagusize nyagukuyeho. Ubuzima bubi uri hagazemo bumeze nk'amabyi, imibereho mibi uhagazemo imeze nk'amabyi, kwiganyira kwawe kukwerekeza ku desti enema ya sa eniko tando deba, bikwereka ko nta nzira, bikwereka ko nta bushobozi, bikwereka ko nta uzagera, bikwereka ko nta ntambwe uzatera. Ayo madeni atuma wiganyira, ayo ni amabyi Satani yagusize, ayo ni amabyi Satani yagusize. Ariko urajya mubwire ngo desti efonema, Yesu niwe ugiye kugukuraho ayo mabyi, Yesu niwe ugiye kugukiza ubwo rubwa, Yesu niwe ugiye kukurengera, Yesu niwe ugiye kugutabara, Yesu niwe ugiye kukurokora. Abantu baragutaye bitewe nuko desti enema nuko ugaragara, ayo nawe ni amabyi. Abantu barakurekuye bitewe nuko ugaragara, ayo nawe ni amabyi. Ariko desti efonema ya santo de grere, Imana igiye kugukuraho iki? Amabyi abana abantu bagusize. Hari igihe umuntu aba mu buzima bw'ubukene, n'umurebye wese akumva atamunyweraho amazi, n'umurebye wese akumva nta kimukeneye, umuryango ukamuvaho, umuryango ukamurekura. Lesti tando de fonema, ayo ni amabyi Satani yagusize y'ubukene. Topi efo destasa, hari igihe umuntu abaho akabura umwambaro wo kwambara,
akabura uko bigenze, akabura uko yabikora, akabura ifaranga mu mufuka, akabura icyerekezo, ibihe bikamubana bibi, iminsi ikamubana mibi. Resti ekotandi divonema. Ayo ni amabyi Satani yagusize, ayo ni amabyi n'abantu bagusize. Hari igihe umuntu abaho lefo otandi divonema, yahiga n'akazi bikanga, akadepoza bikanga, muri minisiteri runaka akadepoza bikanga, muri leta akadepoza bikanga, akajya mu bwarimu bikanga. Resti efo de bima la santo degre, akagerageza gushaka ibiraka bikanga. Ayo ni amabyi yose bagusize, ayo ni amabyi Satani yagusize. Icyo ni icyangiro kiri ku buzima bwawe, ibyo ni ibihe bibi biri ku buzima bwawe. Reka ngutangarize neza ko nubwo ibihe bibi biri ku buzima bwawe, nubwo ubuzima buri ku buzima bwawe, hari Yesu ugiye kugwanagura amabyi, hari Yesu ugiye kugwanagura icyo cyangiro, hari Yesu ugiye gukora icyo gitutsi, hari Yesu ugiye gukora icyo gisebo. Le postandi divone mayasai. Yesu igihe kimwe arimo arahita, arimo aratambuka, aca ku wahoze ari impumyi, aca ku wari desti enema, ku wavukanye ubuhumyi. Arangije desti enema, uyu mpumyi imenya ko ari Yesu w'i Nazareti uhita, amenya neza ko uyu muntu uhita, nubwo ari guhita rwose afite igitangaza cye, nubwo ari guhita rwose afite gukira kwe, nubwo ari guhita rwose afite guhumuka kwe, aravuga ati desti enema yasa, iki ni cyo gihe cyanjye, mbonye umunsi wanjye, wa munsi nategereje, wa munsi nasengeye, wa munsi nasabye Imana, wa munsi nambaje Imana. Igihe cyanjye cyageze, wa munsi wo guhanagurwa amabyi, wa munsi wo kudesti efone maya, gukurwaho ubuhumyi. Igihe cyageze. Resti enema aratabaza, aravuga ngo mwana wa Dawidi, mwana wa Dawidi, mwana w'Imana, ndengera ntabara. Desti efone maya sa. Mwibutse ko iri muri iki gihe ubona ibiguturisha, ubona ibigucecekesha, ubona ibidesti enema bikubwira ngo ceceka, ubona desti efonema. Abantu bose baza kubwira ceceka, abantu bose baza kubwira tuza, ariko ndagira ngo ubwire ngo nuceceke, nuhore, nutuze. Let difonema ya sagrere nene stifo. Ijambo ry'Imana rivuga ngo iki? Riravuga ngo abibutse Uwiteka ntibagatuze kandi ntibagahwembe. Nukubera icyo wocecetse, mbese amaje kubona ubutabazi, mbese amaje kubona kurengerwa, mbese amaje kubona kuvuganirwa. Oya, nuceceke, nutuze, nutuze, nuhweme. Komeza uhamagare Yesu. Yesu arakurengera. Nukomeza kumwinginga, aragutabara. Nukomeza kumuhamagara, arakuvuganira. Nukomeza kumuhamagara, arakwitaho. Nukomeza kumuhamagara, arumva ijwi ryawe. Muri rimwe yuzuye umwuka, aravuga ngo hamagara, hari uwakumva. Yesu aguteza amatwi. Abantu ntabwo baguteza amatwi, abantu ntibigeze bashaka kukumva, ntibigeze bashaka no kukureba, ntibigeze kwitaho, ariko Yesu arakumva kandi yiteguye kukwitaho, yiteguye kukurengera, yiteguye kugutabara, yiteguye kugukiza. Desti ekotando de bayasa. Reka nkubwire ngo nubwo uri mu bihe bibi, Yesu ni ugiye kukurengera. Nubwo uri mu by'akaga, Yesu ni ugiye kugutabara. Nubwo uri mu makuba, Yesu ni ukuvuganira. Iyi mpumyi irahamagara, iyi mpumyi irahamagara. Yesu arategeka ngo nibayizane. Ngimaze kugera idesti ema, imaje kugera imbere ya Yesu. Ndashimira Yesu, ntajya baza ibintu byinshi, ntajya baza ngo mbese ubuhunyi bwawe bwagenze bite, mbese kubura akazi kawe byagenze bite, mbese wirukanywe bite. Oya, ntajya desti enema yasa, byose ababizi, biba biri ku murongo, byose ababizi. Desti enema yasa. Reka shimure muririmbyi aririmbye ngo ibya Yesu ni ku murongo, byose biba ku murongo, ibya Yesu biba ku murongo, gutabara kw'Imana kuba ku murongo. Desti ekotando de fayaga. Aramubaza ngo mbese urashaka ko mugirira nde? Aramubwira ati desti enema. Impumyi nayo iramusubiza uti ndashaka guhumuka. Desti enema ya sagrere. Yesu aravuga ati ndabishaka. Repostasti enema. Mwibutse ko Yesu yatovya ko ndasiga kuri iyi mpumyi, amaze gusiga kuri iyi mpumyi, iyi mpumyi irahumuka. Lefo okotandi divaima. Igitangaza Imana iremye bagiye gutuma bakwitiranya, igihe gituma bakwibazaho, bagiye kuvuga ngo mbese ni wa wundi cyangwa sa nawe. Icyakora cyo niwe. Desti enema ya sa. Bitewe nuko isura yawe irahinduye, icyerekezo cyawe irahinduye, akazi kawe iragahinduye, imibereho yawe irahinduye. Desti enema wari gupfundikanya, ariko ntuzongera gupfundikanya uko Yesu agutabara. Umwambaro w'ubuhumyi uvuye ku buzima bwawe.
amabyi bari baragusize uhagarara ku irembo igihe kirekire bivuye ku buzima bwawe. Ndashimira Yesu. Yesu ajya akora ibintu bikomeye. Ejo bundi aherutse gutambuka aha aravuga ati noneho reka ajye ku kidendezi. Ageze ku kidendezi asanga wari umaze imyaka 38 yarabuze uwamuta mu mazi. Mwibutse ko abantu bazanye uyu muntu barigendeye baramutaye baramusize. Birashoboka ko nawe urwaye bakantu bakaba baragutaye wasabye inkunga amasengesho abantu barakurambiwe abantu baraguhaze uri mu bitaro runaka uri hehe uri shashika uri Masaka le postati enema ya sa ibitaro byose waburiho. Reka ubwire ngo Yesu agiye kukugeraho. Yesu agiye kukugeraho mwene data. Humura, komera, tuza, shira umutima hamwe. Tekana, Yesu arahari. Tekana, Yesu afite imbaraga. Tekana, Yesu arakurengeye. Tekana, Yesu aragutabaye. Desi enema ya segrere bari kwibaza ngo mbese indwara niyo ndwaye niyo kunyica. Oya, reka mubwire ngo hindura ijambo. Indwara urwaye ntago ari yo kukwica, ahubwo niyo kwerekana icyubahiro cy'Imana, no kugaragaza imirimo y'Imana, no kugaragaza imbaraga z'Imana. Reka mubwize ukuri, Yesu ari mu ruhande rwawe. Ngo Yesu ageze ahantu abaza uyu murwayi. Yesu ntago ajya abaza ibintu byinshi. Mbese desi enema aramubaza ngo urashaka gukira? Uyu murwayi kubera ko yaramaranye agahinda igihe kirekire, yaramaranye igihe kirekire baramutaye, bene wa baramusize adafite umujugunya mu kidendezi. Aravuga ngo desi enema ya saye ngo nabuze uwanjugunya mu kidendezi. Oya, desi efonema. Yesu icyo akubajije ni kimwe, arakubaje ngo mbese urashaka gukira? Mbese urashaka gukira? Mbese urashaka kugenda? Desi enema, we wamugaye igihe kirekire, mbese urashaka kugenda? Urwaye umutima, mbese urashaka gukira? Urwaye diabeti, mbese urashaka gukira? Urwaye sida, mbese urashaka gukira? Desi enema, ufite umubabaro, mbese urashaka gukira? Nicyo Yesu akubaza. Lesti ekotando de bayasa, lesti ekotani mayagra. Nyuma y'ijambo Yesu akubajije, testandi fonema, bigira ibindi bintu urenzaho. Gira kwizera, hagara mu kwizera, hagara mu mbaraga, hagara mu mwuka, hagara mu bushobozi bw'Imana. Lekotande de fonema yasa. Yesu arakubajije, mbese urashaka gukira? Lista fonema isiregro. Mbese urashaka gukira? Urashaka akazi kawe kagaruka? Urashaka imibereho yawe igenda neza? Urashaka ko karandi igenda? Urashaka ko desti efonema? Urashaka ko hari ibintu bikurekura? Urashaka ko hari ibintu bigudesti efa bikuvaho? Lefo desti enema ya sa. Hari indwara yabaye ku buzima bwawe, mbese bwaba ari ubuhumye? Mbese ya desti enema imwibutse yuko ibyo byose ni amabyiza Satani yagusize. Desti efonema niyo mpamvu udashobora kubona ukujugunya mu kidendezi. Iyo umuntu atari mu bihe byiza, iyo umuntu adafite amafaranga, iyo umuntu atanezerewe, hari abantu bamuvaho, hari abantu bamurekura. Ariko reka nkubwize ukuri, niba hari inkoramutima yabaye mu ruhande rwawe, iyo ngiyo ujye uyikunda, iyo ngiyo ujye uyisengera, iyo ngiyo ujye ubana nayo. Desti efonema, niba hari umuntu wagusuye wagize ibyago, niba hari umuntu wabanye nawe uri mu bihe bikomeye, uwo ngo desti enema ndakubwiza ukuri, uwo ntuzamutakaze. Uwo niyo nshuti nyashuti, uwo niyo nshuti magara yawe, uwo niyo desti enema. Mbese uwo ni Imana yakuzaniye. Lekotandi difonema, Imana igufiteho umugambi mwiza wo kukurengera. Yesu aramubaza ngo mbese urashaka gukira? Nyuma y'ijambo Yesu akubajije ngo urashaka gukira, ugiye kwakira igitangaza cy'Imana. Umva Yesu ijambo yayongeye kuvuga ku buzima bwe, yaravuze ngo ndagutegetse, ikorera uburiri bwawe, ikorera inkubyi yawe, ikorera ikibazo cyawe, ikorera ubukene bwawe, ikorera intambara zawe, ikorera urugo rwawe. Lesta sandi divone mayasaye lasi ekota, ikorera akazi kawe. Bari baragusohoye mu kazi, ikorera akazi kawe. Lekotande defonema, nagusubiza mu kazi mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Badesti efonema waradepoje biranga. Yesu avuze ngo ikorere diplome yawe ujye kudepoza. Rastisi enema ya segrere deli ekotanima. Washatse cyo gukora biranga. Yesu desi enema aravuze ngo genda ujye gukora. Washatse desi enema lafo onema ya gere. Imiryango yari yaragutaye, Yesu aravuze ngo subira mu muryango. Imiryango yari yarakuretse, Yesu aravuze ngo nibakugarukire. Lastando de bayasa, mwibutse ko Imana niguha ubuzima bwiza, niguteza ubuzima, nigutiza imibereho. Uyu muntu icyo yaburaga bwari ubuzima, kugira ngo bene se bamugarukire, bene nyina bamugarukire
mugarukire bavandimwe, mugarukire. Nyuma y'ibyo Yesu akoze, abantu bagiye kugarukira. Amabyi bari baragusize birakuvuyeho, bigize igikundiro, desti enema la santo de grere. Wa mukobwa we maze igihe kirekire byose imyaka 50 restando de kota graya. Reka ngubwize ukuri, hari Imana yakubakira urugo byose imyaka 40, hari Imana yakubakira urugo shaka kugize 30, hari Imana ikubakira urugo lekota sani mayigrore. Bari barakuboshe ariko Yesu arakubohoye, bari barakuziritse Yesu arakuzituye la santo de grere. Ngo nukazitura desti enema aziturisha icyana cy'indogobe. Uko niko Yesu akuzituye, uko niko Yesu akuzituye, akujyanye mu murwa, arakudesta sa, aragukomeje. Ngikorera uburiri bwawe wigendere, ikorera ingobyi y'ubushomeri uyivuyemo. Lefo desta sando de bagre. Guhaye ibisheshe by'amase y'inka ngo utekeshe ibyo kurya bya wari waramanitse imbabura, ariko Imana iguhaye ibisheshe by'amase y'inka kugira ngo ubitekeshe ibyo kurya bya. Mwibutse yuko iguhaye ibisheshe, niguhaye ibyo kurya, niguciriye inzira, nishazanye imibereho misha, desti enema nihagaze mu ruhande rwawe, nikurwaniriye, nigutabaye, nikurokoye, nikurengeye. Bantu desti enema yasa bakwibazagaho mbese nguya gute, wambara gute, ubaho gute, ugenda ute. Lesta sai maigre, lesti ekotani maigra. Ndashimira Yesu kajya duhisha mu bihe bikomeye, ajya duhisha akadutabara, akaturengera, akatwitaho, akaturokora, akadukiza. Oh lesta si enema ya foregre raste difo de bayasai. Urwaye umwijima, Yesu aravuze ngo humura, umwijima warawutegetse. Urwaye impyiko, Yesu akoze ku mpyiko zawe, ugiye gukira. Lefo onema. Urwaye imitsi, Yesu akoze ku mitsi yawe. Urwaye umugongo, Yesu akoze ku mugongo wawe. Lefo do bima la santo de grere ranto de stifonema. Urwaye indwara yo kwibagirwa, Yesu akoze ku ndwara yawe. Lepotando de stasai. Urwaye amaso, Yesu akoze ku maso yawe. Urwaye indwara yo kutumva, Yesu akoze ku matwi yawe. Leposti ekotando deva. Uko wizera niko wakira igitangaza cy'Imana, uko wizera niko wakira igitangaza cy'Imana. Lepostandi defonema. Ndabona Imana igiye guhagarara nanjye, ukakira gukira, ukakira imibereho, ukakira ubuzima. Leti efode baya santo de grere. Reka nkubwire ngo humura, reatosi enema. Urugo rwari rwarasenyutse, ariko komera. Yesu arakurengeye, Yesu aragutabaye, Yesu arakurokoye, Yesu aragukijije, Yesu abanye nawe. Lesti etandi divo. Reka nkubwize ukuri, amabyi bari baragusize yaga umugabo atagukunda, Yesu aragukuyeho. Cyangiro cyari kiri ku buzima bwawe, Yesu agikukuyeho. Amagambo ari ku buzima bwawe, Yesu agukuyeho. Abantu bagusebyaga, abantu bagudesi enema, bagutarangaga, bakuvuga uko bashatse, bakudesi enema ya grere. Migambi yabo ntiyari myiza ku buzima bwawe, kugira ngo baguharabike, bakunde bagusiga amabyi. Uko niko Ezekiel yatubwiye ibice 4:15. Lemi ekotando de bayasa. Dore ngo adesti efonema, ngo adesti ema, amabyi abana abantu bagusize, Yesu arayaguhanaguye. Imana irayaguhanaguye. Niyadashimira Imana ko hagari runaka yaguhanaguye, agadesti enema ya grere, hagari umuyobozi runaka yaguhanaguye, ni Yesu yaguhanaguye. Mwibutse neza ko abantu bakwemereye ibintu, ariko desta sai abantu bakwangisha uwo muntu ugiye gukora icyo kintu. Badesti efonema ya grere, ariko Yesu akoye icyo cyangiro. Adesti enema, magambo bavuze ku buzima bwawe ayatesha agaciro. Magadesti enema ya grere, bakuvuze nabi, Yesu akuvuze neza. Desti enema ya sa, bagutongereye nabi, Yesu agutongereye neza. Bavuze ko ntacyo uzageraho, Yesu aguhaye kukigeraho. Lepostandi dima ya sa, bavuze ko nta ntego y'ubuzima uzagira, Yesu aguhaye kugira intego. Humura, ari kumwe nawe. Murimbyi mweze umwuka araburirimba ngo humura mwana wanjye, ibyo uvuga byose ndabyumva, kandi imbere yo kubimbwira banamaze kubimenya. Kandi ntutege ubwoba ibyo byose bikugose,
kuko ndo Uwiteka Imana yawe, manuwe no kugutabara. Imana imanukiye kugutabara. Abantu babyemera, abantu babyanga, resti efonema, Imana igiye kugutabara. Kandi nkwibutse neza ko nibazahagarara imbere y'Imana bayibwira ati ngo buretse, hoya ntibizakunda. Ntibazayibwira ati ngo hari ibyo utaratunganya ngo uriya bumuretse, hoya. Niba imanuke kugutabara, izagutabara bahari. Kandi icyiza gihari, reposti enema, ntabwo izabikora bahagiye, izabikora bahari. Kasike bari barakwambitse, Imana igukuyeho bahari. Amagambo bakuvuze, Imana yavuguruje bahari. Agaciro kawe kari karagiye, Imana ikagaruye bahari. Akazi kawe kari karagiye, Imana ikagaruye bahari. Le faux de bala santo de grè, tando de faux de star. Ubucuruzi bwawe bwari bwaragiye, Imana ibugaruye bahari. Nta cyiza bakwifurizaga, ariko ugeze ku byiza bahari, ugeze ku iterambere bahari. Testanto de bayasa, Imana ibiremye bahari. Kandi destifonema, ibisobanuye bahari. Humura, Yesu akugiriye neza. Humura, Yesu aragutabaye. Tasti efonema, Yesu arakoyeje, Yesu araguhanaguye, Yesu arakwambitse, Yesu destasa, Yesu aragukomeje, aguhaye icyubahiro, aguhaye ubukire, aguhaye gukomera. Resti efonema, abari barakwanze barakugarukiye, abari barakuvuyeho barakugarukiye. Resti ekotani masa elefonema egre, kandi banye nawe. Imana yo mu ijuru iguhe umugisha kandi ikomeze kugira neza. Ni Prophet Elisa mukomeza kubana mu izina rya Yesu Kristo, kandi mukomeze kudukurikirana. Imana ibahe umugisha. God bless you.